go ahead. Uvira ni uvira mwayi brandezeme ivurira imigi ibikiburiye. Ahubwo se buri amayinite yose M23 FC yahagurutse ngaje gufata Uvira. Nizankwe nakubwiye zidakubita umwana. By the way uko byagenda kose. Ino ntambara irimo imbaraga santre reba hano. Hano harimo imbaraga, harimo ingufu, harimo igikomando, harimo imbunda zikomeye. Urumva? Ya baba bega intambara ziri muri bega imbunda ziri muri intambara mbega. Bano barero banyamurenge n'abavuga ikinagoro muri Kongo wabarasa koko nibyo kuko baraswa n'abantu. Hako sura batsinda ngo baje. Urabakubira he ngo baje he. Uko mbona M23 rwa ntabwo yatera Uvira rwihishwa. Ugomba kubamenyesha. Kandi nibyo byiza. Erega we intambara goma mwarebye iriya ntambara yari goma yari yafashwe nta maraso amenetse. Rero ahubwo niba bamenembwe bataraseba. Kandi nakubwiye video uzayibona ukuntu ingabo z'ubundi zizaseba. Marshal yarazibwiye Serugaba yarazibwiye muri Serugaba Rugabo ntibumva amatwari mu rupfu ntiyumva ngo division ngo mumenembwe mu mikarati ngo barinze uburundi bare barundi ngo barinze uburundi barundiye muri Uvira none baranavuze ngo ubutaka bwabo ngo bwa Kongo ifite wa wundi reverend kuri yo ngo yarabyigambye ngarabwa ati ntago moze ngabo dufite sha urumva buriya FDNB y'Uburundi ubona abantu ikabita twatwirwaneho sibyo ariko wabahumura amaso gutya. Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe, urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye, ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye, igisubizo nta kindi twakibazaniye. Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de passage yakira abageni ndetse n'aba diaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 07844378 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace. Z'Uburundi zafashwe n'akazi kenshi bitewe nuko SM23 ishobora kugaba ibitero. Ati ingabo z'Uburundi ziri urumva mu burasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Sud Kivu zatangiye gucika intege no kugira ubwoba nyuma yuko amakuru yuko SM23 ishobora kwerekeza i Uvira akwirakwira ahantu hose cyane. Atuvira ni umujyi w'ingenzi muri Sud Kivu uhana imbibe no Burundi, aho berekanye ko mu kwezi kwa Gashyantare yohereje intumwa kuganira na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ibamuburira ko nibatagira icyo bakora ngo bakuri ingabo zabo muri Republika Demokarasi ya Kongo bazahura n'ingaruka zikomeye. Ariko ubwo butumwa ntago bwahawe agaciro, ahubwo hatanzwe itegeko ryo gusubira inyuma. Abayobozi b'ingabo z'u Burundi bategetse abasirikare rimwe gukomeza aho bari, kongera ibirindiro, gucukura imiferege mishya no gutera ubwoba umusirikare wese bashaka guhunga cyangwa gusubira inyuma asubira mu Burundi. Ati ibihe bikomeye byagarutswe n'umuyobozi wungirije w'ingabo z'umutwe w'ingabo z'ubutaka w'u Burundi Brigadier General Erindi Zigiye wahamagaye inama zikomeye n'abayobozi b'amabrigade ziri muri Sud Kivu mu ntangiriro z'Ugushyingo. Ndizigiye yababwiye ko bitegura guhangana n'igitero gikomeye cya FM23 aho abantu bandekiza nkuru nabi nubisoma byo bisobanura neza n'ingabo zirwanira ku butaka. Nabonye mubona ko bakora translation abantu babanditse nkuru basandikana ibintu ntazo ubune bazandikana ubute nyine no buti ingabo z'ubutaka n'ingabo zirwanira ku butaka. Hari n'ahandi kare ugeze kuvuga bavuga ngo ingabo ziri ku kibuga ngo ku bintu bimeze ku kibuga oya muri Kongo ntabwo ari ingabo, ntabwo ari ku bintu bimeze ku kibuga. Oya ni ku bintu bimeze nyine biba binahagije. Rero no umugabo w'ingabo zirwanira ku butaka kuko numvise ntagasibuka kuko n'ubundi ejo hoze ngasoma kasabande tusigaranye uyu munsi kuko karakoze cyane karagaciye. Ati yababwiye ko bitegura guhangana n'igitero gikomeye cya FM23 aho kwemera gutsindwa ku buryo buteye isoni nguko batsinzwe muri Masisi. Yego iyo nkona narayisoni nashara yanabibonye. Ati nkuko byabe muri Nord Kivu yavuze ko ubu rugamba rutakiri urwa Republika Demokarasi ya Kongo gusa, aka kantu niko nshaka gusurinyaho gusa ahubwo ari urw'u Burundi
uri kumva amasha ubu rugamba n'urw'u Burundi nta kintu abarundi bakora. Amakuru aturutse mu nzego z'umutekano Burundi yemeza ko General Ndizigiye yaburiye abayobozi b'amabrigade ko nibiba ko AFC M23 ihurira hamwe n'umutwe wa Twirwaneho ushinzwe kwirwanaho kw'abanyamurenge ingabo z'u Burundi zishobora guhita zitsindwa vuba byihuse. Barahuye abo ngabo bamaze guhura ubwo zaratsinzwe nyine tayari. Uduce twegereye imbibi z'u Burundi tugafatwa n'imitwe yitwaje intwaro. None se ubundi bari zitwaje. Ataya amagambo agaragaza impungenge z'u Burundi kubyerekeye kuba Uvira ishobora kugwa. Abarundi so bitwaje inkoni. Nuko nta cyizere gifatika gifite bamwe basirikare b'u Burundi bari ku rugamba. Aho niho hahurira ibibazo birimo. Irarangiye morale nke y'abasirikare intwaro zishaje no kurwana intambara batumva. Position y'abarundi barimo n'igisirikare cyabo nta n'amasahane byamara kugira ngo bakure mu bice barimo. Yego ntabwo bari hariya kubera ko baharinze ku bya gisirikare. Ni diplomasi birahizerera gusa itagira guterekira ibintu nk'ibyo ngibyo. Igihe mu 23 FC twigwa no bahagurukira barasinga bozo ubundi bakazinyanyagiza bakazishwaragiza abana zifungira aho ziri. Yego bakazaba bazire kuri gihe bazashakira. Hasa abantu bashize hasi ingabo za South Africa n'iza Tanzania n'iza hose n'abarundi kandi bari muri Kivu. Barumva si byo ari ikibazo gikomeye cyane. Bari barakomeye kweri. Ngo boheje aba generali batatu. Yego. Generali batatu se no bwa mbere mu generali mwe yanesha aba generali batatu na batanu n'icumi baratsinzwe hanzwe bariya. Yego. Ntago baramenya kurwana nta gisirikare bafite. Ngira ukuntu brigade nye division ebyiri ziri hariya zigose minembwe sikumuwe sikumbabazi sikurukundo sikuniki zananiye gufata minembwe. Barundi kazi n'ingabo zanyu. Ko mudafata minembwe ni imwe mufitiye minembwe. By the way mudusobanurire ni impuhwe mu bafite mwagiye kuhafata harabananiye. Ninde se wabwiye yuko mu mutahafata turimo kujyana niyo mabuza guhaha bakajya guhama bacunda yikoba no icyo Burundi butakoze muri Kongo nta compassion nta sympathy nuko batagishoboye. Niba batagishoboye rero nuko badashoboye umunsi abahagurukiye barasaba kumirwa. Bano bantu muri zingabo za FCM 23 bamaze imyaka icyambere AFCM 23 n'ingabo zayo barusha experience ingabo za leta y'u Burundi babayeho bari batarabaho. Aba n'abarwanyi ba Makenga barwanye muri za liberation zo mu Rwanda na base Matama barwanye bakuraho mu butu bamaze gutsinda intambara nyinshi. Iriya ntambara mona ya Sadek na Samidera sejo bundi barashe si ubwa mbere bayirashe. RCD babagamo n'ubundi yarashe abanyacadira sintuza. Urumva gusa icyo gihe wenda u Rwanda na Uganda byari birimo hazarani. Ubu rero barakuze baravuga bati twabacanga bikarita. Ingabo z'ubundi bakeneye kwicara bakiga bagatoza igisirikare kikazakomera kandi cyakomera. Ejo nabonye barimo barakirita haje mu magana n'amagana bakituma ntabwo ari ikintu kibi. Bakeneye gutoza igisirikare kikagira tactique technique politique discipline buri kimwe cyose bakaba ingabo ziyubashye koko. Urumva zifite ibikoresho n'ikoranabuhanga n'amafaranga ahagije ariko bari nta kintu bariho. Inyeshyamba zibarusha ibyo byose maze kukubwira haruguru. Yego ntibarokirisa ejo bundi turebe umubare bagiye kurokirita niba sora batch y'abasirikare isumba Makenga yasoje ejo bundi mu 14 uzangaye baba ndi 7 kongeraho bingahe kwanzwe 15 byanarenze. Yego none se nibinyeshyamba muturanye zishobora gusohora ingabo 15 muri route imwe y'abasirikare biriya sigisikaye cy'urundi cyabishobora. Yego ntabyo cyashobora. Ntago basohora ingabo zingana kuri zitojwe neza. Wenda bahana titire komando ako bari abakomando mu 23 mbashidikanyaho ubu komando bwabo n'ibire byo maso bona igikoma kikibarimo. Urumva rero icyo nakubwira cyo uyu mutwe w'inyeshyamba bikwega imbere ufite ubushobozi bukomeye cyane. Niyo urebye intwaro bakoresha ntago bari kuri nivo imwe. Ubundi buri inyuma cyane bakeneye kwiga buri inyuma Bintu Keita yarabivuze avuga ko M23 ishinga mu MONUSCO. Yego kandi zizi sophisticated zigezweho. Abarundi ibyo byose bagwane barayibona rero ahubwo ni bava mu minembwe bataraseba kandi nakubwiye video uzayibona ukuntu ingabo z'ubundi zizaseba. Marshal yarazibwiye Serugaba yarazibwiye muri Serugaba ntibumva amatwi ari mu rupfu ntiyumva. Nibagende bafite imyaka nka 25 bubaka igisirikare cyanyacyo birashoboka. Abarundi n'intwari urumva abarundi n'abavandimwe buri tutubona mu biyaga bigari twese ko tumeze gutya utu n'utu turimo abageriye warriors. Urumva ushobora gutoza bakarwana ariko bakagira n'impamvu barwana atari kwisuka mu ntambara uko babonye kose. Ariko kujya kwa ngo iki ngo division ngo mu minembwe mu mikarati ngo isaha n'isaha. Ejo bundi rwitsa nkuku wa mugani Serugaba ntiyarabahitanye umukoroneri umwe mu 23 akaza akabatigisa
barabica barabafata bagira gute niwe wa mucuti wanjye yarabatikuye urumva muraho muramarisha ba ni wa ndukunda kuvuga oya ujya ni Rugabo ariko Seruga bavuga rimwe gusa abantu bakomorongana none barundi kazi nawe banenga aho mugeze burya abantu bose bagira aho bava naho bagera sibyo je ntago mbanenga kuriye ahubwo no kubwira abantu ngo bado mwicare mwige sibyo ariko kwireshesha ngo baturusha iki ngo nubashyiramo nakandi kantu ngo ni benshi aho bakuru bwinshi simpazi nsizi nabazo bwinshi bw'abandi urumva oya iyo usakaje ibyatsi ntukinisha umuriro yego M23 FC General Makenga na Sematama ni ukuvuga ngo stand by class 1 urumva yego ebana go ahead uvira ni uvira mwayi brandize miki uvira imigi ibikiburiye ahubwo se buri amayinite yose M23 FC yahagurutse ngaje gufata uvira nizankwe nakubwiye zidakubita umwana urumva yego uvira nta ntambara irimo ni kibiribiri kiraho ngaho gusa ngo barinze Burundi bari barundi ngo barinze Burundi barundiye muri uvira none baranavuze ngo ubutaka bwabo ngo bwa Kongo ifite wa wundi referende kuri yo ngo yarabyigambye ataho nahacusha te nahacu ubundi ubwo butaka bwahoze ari ubwacu ngo niko yavuze nago nari nkazi karatambutse karatrendinze ariko by the way uko byagenda kose ino ntambara irimo imbaraga santre reba hano urubivuga hano harimo imbaraga harimo ingufu harimo igikomando harimo imbunda zikomeye urumva ya bega intambara ziri muri bega imbunda ziri muri intambara bega oya hari igihe ntuza umwami umwe kandi ndayishimiye numva akunda kumuca nyakubaho ndayishimiye ajya akunda kumutangamo urugero umwami ngo wohereje intasi wo muri Israel ati gihe nundeberesha bamaneye kubatashye baturya nk'umutsima neza ngarabwa ati ntago moze ngabo dafitesha urumva buriya FDNB y'Uburundi ubona abantu ikabita twatwirwaneho sibyo ariko wabahumura amaso gutya yego akareba imbaraga ziba ziri hariya bararabirukanse rega ntago barira ntacyo bazi yego so ntago banesha rero bano basirikare kandi rero uranabyumva they have nowhere to go bano bakwirwana urabanesha ngo baje nta kindi gihugu bafite umuntu nko murarwana wabonye ukuntu ejo bundi Hamas nuko ngiye kogeza ibintu bya Hamas kandi atari byo wabonye ukuntu Hamas ihagama ingabo za Israel kuko baba kubakubiye Rafa babakubira kuko badafite ahandi ho kujya urumva bemera gushira bamwe abaturage bakaba umunsi muhungire ruguru bakajya ruguru umunsi muhungire hepfo aho tugiye kwarwanira kuri miliyoni 2 n'igice zituye Gaza uko biri kose ntago bishemo benshi abayahudi ariko ntago nta ebyiri ziracyahari Sandrine sibyo bano rero abanyamurenge n'abavuga ikinagoro muri Kongo wabarasa koko nibyo kuko baraswa n'abantu ariko sirabatsinda ngo baje urabakubira he ngo baje he barakurasa kandi bakurusha n'igisirikare rero uvira muyireke oda nitango sibyo abantu bazamacinga kuri uvira ntacyo ndayishimiye azakora ikizamugora ari kimwe uko bari kudeploying ingabo ari kimwe no kuzibwira ngo zisubire inyuma n'ikindi azahata ibikoresho byinshi natabitwa ariko bimwe barabitwaye buriya hazatakara kuko uyirundangije abasirikare benshi kuriya hapfa benshi kereke mu 23 FC nibagira impu ikabantuza ikaba warning ya mwisho bakabaha nk'icyumweru batume mukuyemo ingabo nk'iriya warning babahaye abantu barigoma bati mujye muri Monisco bazabikora abarundi ntekereza ko bazabona umwanya wo gutaha mu 23 nihagurukira icyarimwe izabaha nk'umunsi wo kugira ngo bave mu nzira kandi nibyo byiza ubundi kugira ngo ujye kurasa abantu batahe bavirirana wagira wabareka bagataha amushuha iryo tangaze mu 23 uzariboneza risohora nijya gufata ubuviri zavuga ati abumva badafite gushaka gutera hejuru ngo tuze duhangane mwebwe mukuremo aba FARDC mujya hanaha abarundi iyo mujya murahazi babone kuhatera kuko urumva byoroshye intambara bakujya mujye guhangana n'ando guhishwa ntago mu 20 izatera uvira guhishwa izatanga ultimatum kandi abarundi bazabona umwanya wo gutaha haka ibibunda biremere bazabibafatana ntago bahagarara imbere z'igihe ishyamba ko unese mashako je numva bavuga bati ntishobora guterwa ku manywa iyo icyo kintu je nicyo cyancanze ati abo n'abasivile igiye ati yaterwa ari nijoro wowe ibyo bintu bawumva icyo nkuramo nicyo bita guterwa rwihishwa no kudaterwa guhishwa tutitaye ngo ni kumanywa nijoro yego kandi ibyo maze gusobanura ntago watera uvira
uko mbona M23 rwa ntabwo yatera Uvira rwihishwa ugomba kubamenyesha kandi nibyo byiza erega we intambara Goma muharebye iriya ntambara yari Goma yari yafashwe nta maraso amenetse resistance yajemo Goma oya wireba ngo Bukavu nuko abaturage banditse ngo batarwaniramo na Goma M23 yinjiramo ubona idashaka kuyirwaniramo hanyuma haba resistance ku munsi wa kabiri ivuka nyuma haba herasana rikomeye biriya basikove bafotoraga ubona ko batigeze bateganya ry'abantu bameze nk'ibiraro mu byateje iriya ntambara hamwe banavuga ko MONUSCO yabaye nk'isha abasirikare mu kigo cyayo ikongera ikabashumuriza M23 ikabarekura ngo basohoke muri barwane hari manje nyinshi hariya ariko mu yandi magambo M23 ubona idashaka gufata ahantu yarwaniye ibyo izabikorana na Uvira nibanga iburase nta birenze ntago yapfa kurasa ariko nanone Marisha ujye uvuga utyo ko ko uriya mujyi urimo abaturage wamo nkubwira ko izabanza kubwira abantu bakwanga ikarasa ndetse zareka kubera ko barimo n'abaturage bazajya he ndabwira bizabwira bazababyumva n'abaturage zizabibwira zabwira abawuzereramo n'abarwanyi bagenzi babo bahuri muri batawuvamo nyine uzaraswa nta kundi ntago wajya kurebera ngureke kuwurasa kubera iki se rega mu ntambara intambara nakazi ni profession ntabwo reka kuba ngo ndajya kurwana ngo kubera ngo iki niki nabo abaturage se icyo bazabapfa bazaguma mu mazu yabo ariko ngo Burundi ngo bwahagarara imbere ya FC muvuye tuba twirwaneho iriya ntambara ntiyarenza amasahane barayigose Uvira iragose completely iteye ikinya iri mu kinya ariko ifoto y'abarundi bataha bavirana basebye iriya foto irasebye ndi general niyo ngabo nacyura ingabo kubwiyo foto bujya wasebera kure yiwanyu kubona umugabo yambaye inkweto imwe cyangwa umugore agize gute ari basaba amazi niki ngavuye ku rugamba hakurya bisigira isura mbi butegetse buri ingabo z'ubundi zasebeye Mushaki zisebera Minova zisebera Ngungu zisebera Gicanga zisebera za Mweso gisebera zarasebye cyane Katana airport Karehe wherever Kamanyora n'ahandi ariko gusebera iwanyu ni icyago abaturage kutuye ku mipaka gusebera na cyane ko bashobora kwihararumbya bakarasa kuri M23 none nk'amasasa akambuka umupaka agafata abo hakurya nizere ko bafite ingamba z'ubwirinzi none se Marisha kuba rero iza Sarambwe zafashe Kazinga mu karere ka Masisi sibyo ngahahoze icicaro gikomeye cy'ingabo za bari bahanganye Kazinga kabiri mu maboko y'iza Sarambwe aho na agace kameze gute niba hari amakuru aba Kazinga naho ngo hari amahuriro nkana kubwiraga ahantu ugera ukabona wahavujyaho ujya nayo ngo ni Karifuru nziza y'ibyerekezo ariko ntabwo njye mpazi ntabwo natekereje ko hatara amakuru menshi ariko hasangiwe n'ibyo twitaga Zanzibira nahe hose wahavujya henshi wahavujya henshi niko niyo title numvise bahaye aho hantu kuko babafashe henshi aho kwa izina haba hari impamvu nicyo kintu nabonyemo kinini abantu barimo kuganiraho kuko muamuganira bamwe babanahaza bahavuka bakavuga ati Kazinga naha hari impamvu iyi ariko nicyo gihari Kongo ikavuga ko hegereye ibirombe by'amabuye ya zahabu n'iki nabyo ihora bivuga ariko muri Kongo wagira ngo zahiba ahantu hose ariko ntacyo ikiri tarusange no kumva bakomeje imirwano kandi barahagaritse imirwano naho bya Kazinga bazakomeza bazingurane nababwira iki abandi bati Marshali hari wabasize mu rungabangabo ati ikintu batasobanukiwe kandi naga ari umuntu umwe wakimbajije ati Marshali numvisha avuga ko Sami DRC yabundaraye muri Tanzania atese hari ikintu bita Riog ati ntibyaba mama 23 yicaye yiringiye ko bishobora ko byararangiye cyane ko wakomojeho ati ishobora kubiri gufasha Burundi yego ati ejo nejo bundi bakazongera bagasubirayo none se ubwo ibintu nzi M23 n'itabizi utine byageze kuri Marshal byageze kuri M23 kera irabizi Marshal mva habaye mu rujijo hari amatangazo yagiye asohoka ya General Mapwanya yego bavuga bati ingabo zacu zageze hano neza zamaze kuvurwa izagize gutya na gutya ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace
ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 07844378 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace.